Muderi yakoze muri iyi match nese Muderi yatsinze n'ubundi batsinze match ya Taska kuki se Muderi nyine nabonye ko ari mu bakeneye ku improvinga ariko uribuka kandi bari batsinze Taska uburyo Taska yabagarukanye ntabwo ari gutsinda match iteka ryose yabihagije nko kuri iyi match hari n'abandi bakinnyi nakubwira none bakeneye ku improvinga muri match nibyo akaba yakoze ibintu byiza 70% ariko hari ibintu atakoze neza kugero cya 30% ndaguha urugero Eritatu nitwamuririmbye Eritatu yateye ku Franziza cyane ca ku ruhande sibyo muri match Eritatu yakoze amatake menshi cyane ariko ndakwereka hano Eritatu yakoze ikosa nari basharinze match irimo iri kuba niba Eritatu yakinye ibintu byiza byose ariko akagira ibintu adakora neza muri match umunyamakuru se niwe mba nagiye kureba iki niyo video nayibasubiza kare agapira ibaze bakaye baro imbere y'izamu umuringa amaze kugera imbere y'izamu za baro bahati isoko jagatsinda we ahise agatera nk'umwana kira cyari igitego cya Rayon Sport nta mukino wa Rayon Sport utera kumpira kuri ngo ushobora kumushima ngo yakoze ibintu byiza match yose ariko ikintu yakoze nabi imbere y'izamu ntupashije nese ubu Rayon bayishyura ni nk'abakinnyi bakora ibintu bya giswa Kazure yabayishyura ikanganya narwaruka kuri iyo kandi rero yabonye occasion nziza yabonye occasion nziza Eritatu yarantu Eritatu azikipe kwirukanga na baro ariko bamuhaye y'amazi niba yarushye navemo ariko bene bikore mu mukinnyi yarushye imbaraga zitera umupira ndacyahagaze ku cyo nababwiye mbere bagomba gushaka umukinnyi ubanzamo Eritatu agakina iminota byibuze myiza 30 yanyu nibwo muzabona Eritatu kuko umudefenseur ufite iminota 60 mu maguru ntashobora guhagarara imbere ya Eritatu uburyo acenga uburyo yihuta umudefenseur wamaze gukina iminota 60 ntiyamuhagarara imbere kandi ikipe zikomeye zigomba kugira abantu nk'abo wirukanyijwe cyane ikibazo umunyamahanga bazanye urwego rwo ari hasi reka Magnifique azanye video nongeye kuri mu winga wundi umunyamahanga barwanye reka Magnifique azanye video nongeye kuya Magnifique Eritatu murebe malgré ibintu byiza yakoze mu kibuga dushima pe ni star boy kabisa ariko nanone yakoze agashya ibonye akantu nk'aka kakavuyemo igitego ufite umupira ariko kigibazi gupasa pe aguhaye baro uri mu kuguru kwawe mu ruhande rwawe urugukina mu maso yawe rwose siniya yasunitse nkuru gusunika ikisi oya biriya ariko bibaho nyine bibaho ngo yikanze yatekereje ko ari hafi y'izamu ashaka guprasa atera agapira gato kandi yabisabye muzamu yari yasohoye no kuruha yari yananiwe ahubwo ni ukunanira binavanze n'urwego rw'umukiniro kare nyine tarakina ku rwego mpuzamahanga baro urayisabye bayiguhaye bona yateye dore cyambere ntemera icyambere kujya utagereza guterera kurese wateye intambwe wakoze ujya muri box ugira umutekano niba gutega ni penalty biroroshye gufata uriya mupira ukanyura imbere y'umudefanse kujya Magnifique nakazumingemo neza yabanje kwisabira isajeri ikosa kujya utangurana no gutera ubwabyo no ngo waraniwe ntiwizeye banza ujye muri box abakinnyi bose bakomeye abanza akajya muri box n'umutega ni penalty none wakawushyira mu moso ye neza urabona ko akoresheje ibyo yagomba kongera agacumaho gatoya nabwo ariko ari kurara ko yarushye ntiyizeye kwiruka ararwa no kuterera kure kandi urabona kuri uyu tageta afite izamu ariko hari yari kuba penalty Karenzi impamvu zanye iyi video ni urugero Eritatu yagize match nziza pe match ari Hilal ariko nanone umukinnyi yagira match nziza 45 yambaye yagira match nziza yagira umukinnyi nanone amafote yakoze muri match ça reste à noter nicyo cy'improving equipe n'umutoza ntekereza ko ibingi babifata cyane ngo wakinye neza uri mu Akbar wanakoze still wibye baro yavuye mu gitego sibyo ariko se baro zagucitse muri action zi defensive bigatuma bigera kuri bacu Plau zingahe kuri match yari nabyo nabonye ariko kuri match ya Taska naribonye ahari wasanga bino mbyo hari ingingo yakoresheje amwe improvinga kuri match ko namonye defenda cyane kuri match which is good kandi nako kazi ke kambere nako kazi ke kambere naho umukinnyi uvuze ngo ameze n'ijana ku ijana ntaramenyana na Rayon Sport nayimazemo igihe gitoya none abakinnyi cyane abanyamahanga basanga no mu rurimi ariko barumvikana mu rundi ntabwo abatavuga igifaransa ariko abakinnyi ni byiza ko ari gukina neza ariko buri mukinnyi ku giti cye ko improvinga ni ingenzi ariko cyane kazo Rayon Sport ifite umukinnyi tuzabona ubukomere bw'enkera ariko umuntu bita Jigiba ateye ubwoba Jigiba burya azamura umupira burya bupasa ndimo ndareba nk'iyi passe ya Eritatu ntabwo tugira abakinnyi muri championnat bakina muri iriya zone reba kwidemarka kumenya ngo nawe umupira babujyana imbere
buri gihe igitego cya Rayon Sport gituruka kwa Jigiba. Atiso yatanze pase aratsinda ariko umupira areba n'uburyo abanje kubegera ako kantu abacu abubuka gutanga jumu gusa banza ushuke adversaire kuko hariya ntibazi ko Jigiba ajya kunyura mu hagati akomeze cyangwa pasi abademaze nabo barabaryo ibintu bibiri ariko bakabona amahirwe menshi arashaka kubanyuramo hagati. Urabona ikindi kintu nanone twavuga yuko yari kwitonda gutera byarashobora kubabeshya akawusubiza inyuma. Urabona uko yirutse ya Ferina gatoya bose bari kujya imbere akawusubiza Issa Jigiba. Jigiba yashaka atera mu izamu cyangwa akawusubiza ari 3 birashobora gukina nari babiri kandi bagatsinda igitego bakabaza magana kura Kameni muri oruje. Rono Kameni yari muri oruje arimo kuvamo ariko yari 3 Rayon Sport zamukuramo umukinnyi w'igitangaza. Undi mukinnyi Siniya kari mukinnyi bya tudafite muri South Africa nta muwingo hari muri South Africa. Ngiye mu makipe ndeba urwego rwa 3 ntawe nta muntu ukora ibintu akora. Oya simvuze ngo arabarusha oya ariko karita afite ushobora kurema udahengetse kuremamo Simba ifite Geye wabonye oya wowe uvuga muri basi ndavuga bene gihugu muri sta abene sivuga abikura kugira ngo Tanzania ndavuga kubona mu Tanzania umugande ese biba bigezweho ufite iriya tara ntawe twareka kujya mu winga ry'umunyarwanda ariko barahari twareka kujya mu winga ry'umunyarwanda ukina nk'iyo uretse agira umugisha wenda ari ababora barane okero baza umupira arano kare none wese mu winga okero baramuhinduye yari umuwinga batwara seka 2019 hanatereye ubwo ariko baramuhinduye ubasigaye akina 10 afite barokari wazamu Feito Salom Feito ariko nabo baramuhinduye rero mediateur kubira umuwinga aravuga umuwinga uri electric nkuriya ntawe oya no mu Nyarwanda na Tanzania championneuse basi ni basi we niwe muwinga ugoranye uhari mwiza nyine ukina umupira Akome yarashaje yaranavunitse ko muse zagakora no yarashize none umwana afite karite nyinshi ku buryo atora afite karite nyinshi cyane amashoti akomeye iki ni ikintu gikorera ku umukinnyi warushye keneye ko apere simukura ibi babikora muri mukura kwa bisanzwe ariko muri rero niyo mpamvu tubivuga ubona neza ko ipitsinzwe wakoze ibintu cyangwa kwishyura bakangana muri mukura bibi bisanzwe ariko nta mukinnyi wari ukora ibi Eritatu abakogerera ari ku rwego rwiza niba utizeye gutera pasa mugumana possession nta mukinnyi wari ukora amakosa nk'aya ngaya mujyanye na bari basege yinjira muri box bagutege uziri basege yatangiye kuwukura mu bumoso awushyira iburyo akoresha amaguru yombi ejo bundi witwa Bayimu Dumbiya abatambaro barongera n'imbaraga afite byose baramukara bavuga bawikuriramo njye nababwiye abene igihugu bo muri South Africa sinavuze ko ari uwa mbere muri Afrika niba ashaka gushyira kuza Simba zigura bake urashaka gushyira mu n'abanyamahanga ndavuye ngo Tanzania Premier League winga uhari ni basege winga nyawushenga akagura aba defenseur akoresha amaguru yombi basege Eritatu cyasabwa base murusha imbaraga z'umubiri no kongera imbaraga ushobora kuba umuwinga ukomeye Siniya muri South Africa uriya muwinga wicaza wahinduye kagege nk'indura capati wa Goromani oya uriya ne ni umubencheri ariko twabonye ibyo akina wasaga impamvu ari kurya benshi oya wasaga impamvu ari kurya benshi ari nayo mpamvu Karenzi ari gusaba ko Eritatu nawe yajya yicara ariko ari turi kuvuga tala impano idafite imyitozo Eritatu ni mutoya iyo mpano 60 ururimi ruri hanze warushe iyo mpano izakora impano udafite imbaraga nka ziriya z'abapolisi n'abasirikare zitagaragarira amaso ariko uvuga ngo ntawe gukuraho umupira iyo twavuga ribasege cyatse umuteze ntushobora gutwara umupira wa ribase nicyo kintu Eritatu Rayon Sport n'abari gukora imyitozo yawe ikomeye kuramukira muri gym jya kuri gym ya Rayon nanone simvuga gym ya rusange
hakeneye jimu ye ku giti cye ariko kazo hari n'icyo numva Rayon Sport hakeneye imyitozo abatoza barebe bagomba gukora nibagiwe Mose Ndumumu Bagomba gukora. Ndumumwe uyu wabaye top scorer oya aratsinda ariko ntabwo ari umuwenga nk'uyu ntabwo ari umuwenga mwifuza byaranze nyine ariko ntabwo akina ninde wambwiye uburyo yatsinze ibitego 12 gusa ntabwo byari asatse na 12 bifasira naturu gusa yaje mu kwa mbere muri Retso bari kwa Bugesera si wambwiraga ngo yatsinze 3 kuri Kiyovu match Omar Yaba bakinnye match ya nyuma na Bugesera ya 5-0 yabaye yo ku meza atsindamo 3 niyo mpamvu yahise arusha Watara niyo mpamvu ubwo rero ni muri iyo nzira ya Ndomo oya muhembwiraga n'indera uko Omar Yaba yabitsinze na Ndomo ngo nuko oya ikindi rero no senior reka njyewe senior njye ndimo nagaruka kuri abakinnyi babakinnye match neza uhawe ayo makuru ndimo nagaruka kuri babakinnyi bakinnye match neza ariko hari uduflows bagaragaje bigaragaza ko mu gihe bitagenze neza kipi gatsindwa barebwaho Kabangu urabona atanze assist ebyiri nziza mu by'ukuri ariko ari umunyarwanda bisigara ari usanzwe yakinnye neza iyi match yatanze assist credits yakinnye neza ariko mwabonye ahantu yaratanze igitego baro bamuhaye baro ku mutwe murabyibuka Kabange baro bamuhaye ku mutwe akayihindura yiganisha aho kuyishyira ku randa akayiganisha mu izamu ni Imana yatabaye Rayon Sport yaritanze ni Kabange yari yacupro yeso savuze ati Kabange cyangwa nijuru Kabange hari baro yamunaniye bamuhaye ku mutwe ganijuru nibuka wazanye ibintu by'ubwana nta mukinnyi wa Rayon Sport ukora ibintu nkabiri Chupra yaratabara urampira kubisa Chupra oya urampira urabona cyambere Kabange yarare muri mita ya mbere muri mita ya mbere Kabange ari kuri kabeko ku ruhande rwa ibyo sinabyo simbi muri mita ya mbere ariko urampira kubisa Chupra mu gice cya kabiri kujya hanze ukaba corner wari waganijuru urumva nyine ganijuru arawufite tuzi yuko agiye kuwutera hanze cyangwa akawupasa uburyo wamuvuyeho kandi urumva nyine tuvuga ko bakinnye match zo ko batsinze ariko nyine ayo makosa Kabange akuburoka akabakinnyi bo ku Rwanda baranaga kabakurikirana kakabacukuraho yabakiza ahantu henshi ariko akuburoka niba uri Kabange ubanzamo muri Rayon Sport amakosa mato mataza ati niba uri ganijuru ukina ubanzamo kuri gatatu ya Rayon kuki udatandukanye n'ubwo buntu budasobanutse yagiye abakiza ahantu henshi nabo bagiye bakora kugeza ubu Kabange yakora ikosa yes nyine hari uburyo technical atari mwiza cyane ku rwego ariko at least Kabange ubona ari debris kuko niba umuntu nimero 2 arazamuka Kabange azamuye urwego mu buryo mutarimo kubona Kabange atanze assist ebyiri mu mikino 3 Kabange ejo umukino ugitangira yakase umupira imbere y'izamu umuntu bita Jigiba aratigitego murebe highlight ngira ngo iyo action irimo centre y'ibura y'ibipimo Jigiba yashatse guprasa awucisha inyuma y'izamu cyari igitego cyiza cyane pass nziza ya Kabange ni assist ni centre zidasanzwe z'iburayi sinzi ni oya match yari gitangira nko ku munota wa mbere cyangwa wa kabiri oya match gitangira Jigiba yakoze ariko no ni Jingerey wateye umutwe agongana n'umunyezamu ni ritatu oya uwo ni ntoza uvuga wateye umutwe ni modeli ahubwo Jigiba yateye free header wenyine Kameni akandi kantaribagirwa Kameni yatwaye aba defenseurs babiri bari ije match gitangira umupira Jingerey arawuprasa neza sinzi impamvu mutabyibuka ni ku munota wa mbere match gitangira Kabange yatanze centre yo mu bitabo arongera atanga indi yavuyemo igitego cyati Sokojo Kabange nta kibazo mfitanye nabo Kabange akeneye ariko ikibazo ngifitanye n'umuntu bita Ganijuru Kabange akeneye muri iyi mikino akeneye afanda ndamwitegereje Kabange akeneye Ganijuru ntarakora cross n'imwe mu kibuga Ganijuru ubundi umuzi Ganijuru naratera centre kandi atera centre n'amacross he's too defensive ni ibintu abatoza bakwiriye umutoza ahitamo kwatisha uruhande urajya ngo impande zose bazikoresha kare Sokojo ko yakira baro zivuye ku rundi ruhande ikipe ikina gutya ikipe ya Rayon Sport yafashe uruhande rw'iburyo 3-2 ni nayo masantre bagomba gukora rotation niba kabiri yazamutse gatatu garuka niba gatatu azamutse kabiri garuka nta mukinnyi ushobora gutoza umubuza kuzamuka rero muri Rayon uri kuzamuka cyane ni uruhande rw'iburyo
kubera iki genda ntekereza ko ari amabwiriza aho yasibye Kabonye kandi ntekereza ko ari yazamutse. konsinye y'umutoza agahita akorana na L3 kuko akongera urumva gusubira inyuma ntabwo bose ibyo ari byo byose bazamutse kabiri na gatatu amakipe menshi usanga hafitemo umwe ugarira cyane wiruka n'undi cyane uzamuka cyane ikindi kintu Ganijuru kandi ikindi kintu Ganijuru mwibuke kenshi akora Ganijuru. impamvu na defense impamvu hari inyuma ashobora kubikora Chipro ntabwo yiruka cyane ni wowe ni umusiga bakatwataka Ni igitego, ni igitego ariko wowe ukwiriye kuba uri hafi ye kandi kazungu uziko Ganijuru buriya mu bintu binatuma akina muri uyu munsi mu bintu azwiho Ganijuru ntabwo ajya atinya challenge azi gushora amaguru ye pe afite imbaraga Hitimana yarambwiye ngo Ganijuru ashobora kuba ari umukino ufite amaguru akomeye mu Rwanda Agenda afite amaguru imbaraga. ameze nk'inkwi agenda wese ameze ariko nk'inkwi ariko rore ashora y'amaguru ye rore iyo tuvuga abo bakinnyi niba uri ku rwego rwo gukina muri Rayon sibyo ubanzamo muri Rayon ubanzamo muri Rayon abo tubwira n'abakinnyi ba Rayon ni ukuvuga ngo iyi seka Si abakinnyi babakura. kamera ziriho zirimo zirareba abakinnyi sibyo niba ukina gatatu ancien modèle ushobora kurangiza sekafu utazamutse ngo ukore centre niyo kipe yagushaka ariko nawe utanga icyo adafite ariko Ganijuru agomba kubyimprovinga ariko niba ari ashoboye icyo umutoza azakora uzi ikibazo icyo umutoza Ganijuru azakora rwego turaruzi. ariko he's too defensive rwose sezigiye kunitangira tuzi kuri mwanya wo gupfundikanya Rayon Sport yakaba yaraguze nimero 3 ubundi Ganijuru akaba hari guhanganira umwanya ni umunyamahanga Ajya ku isoko rya Christian Ariko ugiye tuvugisha ukuri ntabwo Rayon Sport twari tuzi ko izatangira saison nimero 3 wayo uko yubatse imyanya yose nimero 3 yari Ganijuru ngubwo ni ukumushimira ko kuri izi matches zifite intensity yo kuri urwego ashobora nibura kugaragaza ni umukinnyi mwiza nawe urwego rwe ufitemo utudefo urwego rwe ni ruriya dore ibyo navugaga urebe uburyo yatatse ufite umupira uyu ni Ganijuru ni Ganijuru iryo Urwego rwe nabyibuka ko ari Ganijuru ari ikosa rye garo ryo shusho turebe neza kuko yaratabaye Rayon benshi yarahagurutse urumva ari ukwataka umuntu ufite umupira mu buryo aya nasubiza Oya, iki ni kuzinyi igitego ya Rayon atuzana Sport igitego kandi icyo gitego ari Hilary umupira uvuye mu kirere uriya araje arawumwaka kandi Ganijuru niwe agomba kuwugeraho mbere urabona ntawe uteye ashyizeho ikirenge cyari aramanura igitego Urabona cyari rwose igitego. iki cyari igitego Gusi, nk'ibi. iyo Chupota kugira ngo aba bakinnyi b'abanyarwanda baranga ukabona ko ari abaruko nyine Ariko rero ngiye byari intoki na shampiyona yembona Ganijuru ndeba ibintu byinshi ari Ganijuru niwe agomba gukorerwa ikosa murareba sharire Ganijuru ni rwo rwego Chupura niwe watabaye kare murareba Chipura ariko murebe umuzamu Ganijuru ni murebe rwo rwego Gardi reba aho ngaho reba izamu Chipura arawuzamuye izamu yari yamaze ninde uri hafi y'umupira si Ganijuru kurusha uriya mukino wa Hilary ni nawe wakabaye kuba umutanga ashatse yanawushyiraho umutwe akawushyira muri koroneri yashatse ariko reba ikosa yakoze senior wagira ngo umukino udoze diviziyo yinjira ku isoko mu bakinnyi ba mbere yifujemo nimero 3 Christian nabonye interview Christian yakoranye na Karikeza ejo bundi Christian we ubwe yakoze interview irambuye na Karikeza amazi uburyo atagiye muri Rayon avuga uburyo yari yamaze kumvikana na Perezida Budara baramaze kumvikana amafaranga ngo ariko undi muntu akamuhamagara sinzi ngo n'umutoza sinzi ngo nindi sinzi ngo ni directeur ngo aramubwira ngo ubu competition yabaye ndende ngo kuko ngo Ganijuru yemeye kongera ibiti rero amafaranga usaba agabanya Ganijuru yarabyivugiye Christian sorry Christian mu by'ukuri ko Ganijuru yongereye uhise kuri Christian umubwira ngo nawe gabanya ngo twiboneye ngo igihangange none se ubundi washaka azahaguma se azabonera umwanya Christian batangiye kumwifuza sezo ishize itararangira ndabyumva bari bazi ko Ganijuru atazanga kongera kuko Ganijuru ntahe bari babizi nyine ko azaguma bazanganira umwanya none urangire gute Christian yuko Ganijuru yongereye ahubwo ati amafaranga wakaga ni ntabwo menshi ugiye baho k'umukinnyi amafaranga wamwemera umubwira ngo gabanya ntabwo yibaho pe keretse avunitse ntabwo yavuze ko yamubwiye ngo agabanya ayo yamwemereye ahubwo gabanya kuyo urimo usaba ofure yawe oya kandi avuga ko abagore bari barumvikanye byarangiye noneho baramubwira ngo kuba Ganijuru baramubwiye ngo pressure ngo twavuye ku gitutu Cyo kugukenera. televiziyo narayirebye amagambo yakoresheje ndayibuka kandi yamuhimbira yaravuze ngo twavuye ku gitutu kandi ubwo Sabudara bavuganye n'undi muntu twavuye ku gitutu twabonye undi 3 yongereye bityo gabanya nko kumubwira ngo twemeranyije niba ari miliyoni wenda 40 gabanya kure 10 zirenga 30 ntabwo ari kuba negosi y'abakinnyi niba waremeje umukinnyi niba umukinnyi waramwemereye amafaranga ufite uburenganzira bwo kuzamura ibiciro n'umukinnyi we ntabwo wemerera amafaranga utazabona ngo ejo umubwire ngo gabanya ntiyavunitse ngo uzamuvuze aracyari wa wundi nta cyahindutse
Rayon Sport ikintu kiha audacity yo kumva ko nimero 3 yariganije ubusezo yose nicyo kintu gitangaje. umusimbura wa none ubabaje Njye ganije ibyari gutanga ndi kubona mu gikorwa ari kugerageza, ganije ari kugerageza ari ku rwego rwiza cyane, ariko ganije nyine dusanzwe ari kugerageza gute wowe ushoje shampiyona ubanzamo ushoje shampiyona ubanzamo muri Rayon ganije urusu bwa mbere abanjemo muri Rayon Rayon yatwaye igikombe cy'amahoro ganije uruko ari kuregera Rayon yatwaye igikombe cy'amahoro heruka ganije urabanzamo aperi itamushobora